bw'ikana batumiyemwe ababyeyi ba Yesu batumize Mariya na Yosefu nabo bajyana abana babo bajyanamo na Yesu bataha ubukwe wigeze wumva ari ndahiro irimo none se buriya bukwe rero iyo urebye buriya bukwe nabwo ni ubukwe bw'umuryango ni imiryango y'abahungu n'abakobwa bakoze ubukwe barashyingira abana babo kandi na Bibiliya yuko ivuga ngo mu gihe nkuko mu gihe cyo kwana byari bimeze ngo barashyingirwaga bararongoraga abantu barashyingirwa nyine ariko ntabwo ari Yohana umubatiza waje kubashyingira ntabwo ari Yesu waje kubashyingira nubwo ari n'umuhanuzi ntabwo ari Pawulo wigeze ubashyingira Pawulo yagenze mu matorero menshi ayo mu Baroma yo mu Bakoreno wigeze bashyingira abantu sibye na Pawulo n'intumwa zindi ntago zigeze zibikora nibyo nanjye navuze ni ukubw'ibyo se wibwiye ko ari iki kandi Bibiliya ivuga ko ubukwe bukwiriye kubahwa na bose ubukwe ni igikorwa Imana yashyizeho igitegeko umuntu uko yamutegetse kurya no kunywa no gukora ibindi uri kumva ariko kubera yuko biri mu mugambi w'Imana w'ikiza Imana yakoreye umuntu Satani araza arakimura anyaga umuryango akuramwo ubukwe ubusayizi ushingiye umukobwa wawe ufashe umukobwa wawe nanjye mfite umuhungu tukabashingira tukabakorera ubukwe idini twaba turimo ryava ko twakoze gipagani uri kumva neza yego urumva nibo batanga ubukristo muri makenye ubwo ngubwo byaba binyuze mu nzira njyayo muze kuko byaba binyuze mu nzira mbaye mfite umukobwa nawe ufite umusore tukaza tukabashingira tukabakorera ubukwe byaba binyuze mu nzira bwaba ari ubukwe koko bweme none se ko Bibiliya yivuze ko Bibiliya yivuze yuko mu gihe nk'icyano barongoraga bashyingirwaga bakanarongora hanyuma ko tutabonye kwa Adamu barahira ntitubone kwa Aburahamu barahira no kwa Yakobo ntitubone kana barahira hanyuma mu idini tukabona ubarahira nibyo cyangwa kubura kandi twabonye Yesu abuza abantu kurahira ngaho nawe ishyira mu nyurabwenge yawe ubaze n'ibyanditswe kandi nusenga niba unasenga Imana koko kandi ukabuhamanya n'umwuka w'Imana siwe muyobozi se none se nyine nimba Yesu abuza abantu kurahira mu idini bakaba barahiza ntibavuguruje Yesu se none se niba Imana yarashyingiye Adamu na Eva ukabubyemera ko bashyingiwe n'Imana ntibarahize ariyo yabaremye wowe indahiro wowe warahiye yaturutse he yajite mu rusengero ese ubundi ubwo bukwe bwaje mu rusengero buvuye he ku bukwe bwari mu muryango ibyo byose rero ni amacenga reba icyo byabyaye ko abantu bagundiriwe mu itorero babatiwemo bakeneye kubaturwa rero bamenye ukuri niyo mpamvu tuvuga ibi turabagabo bo kubihamya rero ni nk'ubuzima bwo kurya no kunywa nta muntu utemerewe kurongora kandi nta muntu wemerewe kuba wenyine ariko ibi byo kuba wenyine abantu biyita ngo ni basingo ngo ni ibiki cyane gikorwa nacyo gituruka ku mubi none rero Aburahamu reka ni ugaragara agiye gushingira umuhungu we Isaka kandi Aburahamu ni nawe ukifatwaho icyitegererezo muri Bibiliya kuko azabasekuruza w'amahanga mu kwizera turi kuvuga iby'ubukwe nyine bwemewe na Bibiliya tukagaruka tukareba n'ubwemewe n'amadini butemewe na Bibiliya yego aha rero akaba ari naho muri bya bintu bitatu nigeze kuvugaho bifasha abantu mu idini bidashobora kwinyagambura bimeze nk'umutego nk'urushundura nk'ingoyi ariko ngunezeza Imana azabirokoka azasohokamo ibintu ntabwo ari imikino ubugingo burahenze ese iyo ubona abakire bafite amafaranga yabo ukabona arakora korotire y'igipangu nk'iki uri kumva yarangiza akabona ntigihagije akazana imbwa akabona nayo ntihagije akazana abazamu akabona abazamu ntibahagije akazana abasekirite agashyiraho na za kamera akabona nabo ntibahagije agashyiraho kamera akabona nabyo ntibihagije akabona bazana abapolisi cyangwa abasirikare uri kubyumva neza ngo barinde ubutunzi bwabo nuko rero umukristo nawe akwiriye kurinda ubugingo bwe nuko akwiriye kuba maso agenzura buri kantu kose none ni kubera iki Imana yivugiye mu ijambo ryayo ngo nicyo gituma umusore cyangwa umukobwa azasigasira nyina akabana n'umugore w'akaramata kandi ngo ntawe ukwiye gutandukanya icy'Imana
yafatanyije none kuki mu murenge basezeranye uyu muntu barangiza bagiranye ibibazo habaye ibibazo bakajya kubatandukanye iri torero byanze gushyingira batazanye amasezerano mu murenge kuki ritajya rinamenyeshwa ko ba bantu bagiye gutandukana kandi iryo rivuga ko rikorera Imana yavuze yuko Imana ifatanyije nawe ugitandukanye. Nuko Kayizari we yemera gutandukana ariko mu madini ntago babyemera. Ariko Kayizari arusha imbaraga Imana yo mu rusengero. Kubera yuko mu myaka yawe ufite mikeya n'ubumenyi bwawe ufite bwinshi. Yego. Wumvise ibi bintu byaraje mu nsengero ryari. Ubukwe bwabereye Kana ntago biri twereka ko bwabaye mu rusengero. Bwabaye mu muryango. Yari mu muryango. Uri kumva neza? Ndabyumva. Yego. Icya kabiri. Intumwa n'abigishwa bose n'abandi bose na Yesu nta muntu bigeze bashyingira. Uri kumva? Kubera ko ni ubuzima. Amahoro n'imigisha nibibe kuri weho udukurikiranye mwebwe mwese mwumva ikinyarwanda muri mu migabane myinshi itandukanye itanu iri ku isi. Reka mbifurize kugubwa neza kandi mbifurize kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ariyo mpano ikomeye cyane Imana igiha abantu bayubaha kugira ngo babashe kuba babona ubuzima bwiza buzira umuze n'impano nziza Imana ikunda gutanga. Reka mpe karibu ndetse n'ikaze mzehe tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane. Reka mbanze muhe ikaze abanza dusuhuze asuhuza abantu bose badukurikirane. Karibu muzehe, ikaze ndetse na karibu kuri channel Iryukuri TV. Yego murakoze cyane. Dushimiye Imana yaturinze kandi yaturinze ikaba idushoboje kongera guhura kandi dushimiye n'ikaze muduhaye icyampa tukabihagararamo neza. Nanjye nkagusabira ngo Imana izaguhe ikaze mu bwami bwo mu ijuru kandi tukasabira n'abatwumva bose bazumva mu mitima yabo nabo bafite inzara n'inyota byo gukiranuka no kwizera Kristo kandi bakumva mu mitima yabo bafite inzira zikeneye kugira Isiyoni. N'Imana izabakingurire kandi yugurure imitima yabo kugira babashe kumva no gusobanukirwa ku by'amagambo tugiye kuganiraho yo mu byanditswe byera. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Rero reka nibutse abantu bose badukurikiranye uyu mwanya ko ukimara kubona iki kiganiro biba byiza cyane iyo muduteye inkunga. Nta yindi nkunga tubasaba nuko niba wenda uri mushyashya wakanda kuri subscribe cyangwa se nawe umenyereye ibiganiro byacu tunyuza kuri iyi channel ugakanda kuri subscribe cyangwa ugakanda no kuri like. Iyo uyikanzeho bigaragara YouTube ibona yuko iki kiganiro ari ingirakamaro ikagikwirakwiza no ku bandi bantu. Reka tubibutse rero mujye mukanda nyabuna kuri like utari wakanda subscribe akande subscribe kugira ngo ibiganiro byose tuzajya dukora bijye bimugeraho igihe. Ndagira ngo mpuguhe umwanya utangire usenga nyuma dukomeze n'intego yacu uyu munsi. Turagushimiye Uwiteka Mana Nyiringabo kuba kugira neza kwawe no kurinda kwawe gukomeye. Warenze intambwe zacu ntizasitara ndetse urinda imibiri n'ubugingo bwacu turi bazima. Twongeye guhura tutishwe n'ibyaha. Turabigushimira izina ryawe rihimbazwe. None rero turakwingiza mu mwanya tugiye kumara aha ubane natwe mu ijambo ryawe, ubane natwe muri byose, dukorera uburinzi duhagareho cyane kuva tutangiye kweza dusoza. Tusabiye abazumva ubutumwa bwiza bugiye gutambuka kuri iyi channel Iryukuri, nabo ubahe umugisha barigirireho umugisha wo kunguka ubwenge bubasa kubazanira agakiza. Niko Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ati nzi ko uhereye kera wamenyaga
mu byanditswe byera mu buto bwawe bibasha kukuzanira ubwenge nabwo bukakuzanira agakiza. Natwe rero turasabiye abantu bagiye kumva n'abari bukurikire ubu butumwa bwiza bwo kuri iyi channel kugira ngo bazanire ubwenge n'ubwenge nabwo bubahesha agakiza, kandi agakiza bagashore mw'imizi rwose bagakomereremwo, ako gakiza nako kazabahesha ubugingo bw'iteka. Tubyambaje Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndifuza ko uyu munsi twavuga ku kintu cyerekeranye ubukwe, ishyingira n'ishyingirwa. Nagira ngo nguhe umwanya rero udusobanurire, utubwire ese niki Bibiliya ivuga ku kintu cyerekeranye no gushyingiranwa, ubukwe. Ese ibi dukora tukajya mu rusengero tukajya gusezerana n'ibyo Imana ishaka, ese Bibiliya yo ibivugaho iki? Twaba turi mu murongo muzima, amadini aba mu murongo muzima wo kuba yashyingiranya abantu muri buriya buryo? Icyo nicyo ngira ngo tuganireho uyu munsi. Nagira ngo nguhe umwanya rero usubize kuri ibyo bibazo, unagenda no ko ijambo ry'Imana rivuga ku cyerekeranye no gushyingirwa ndetse no gushyingira. Karibu ndetse n'ikaze. Urakoze cyane, nongeyeho gushimira. Yego. Mu bibaho byose nta rindi deni dukwiriye kugira cyangwa undi mwenda wose uretse wo gukundana. Gukundana ni ukuvuga ngo ni ugukunda bene data no gukunda ijambo ry'Imana rikaduhesha urwo rukundo rwo gukundana na bagenzi bacu. Yego. Ubwo duherukana twabonye amagambo ari mu mubwiriza ibice 26 ku murongo wa 29. Uwo murongo uravuga ngo Imana yaremye umuntu utunganye rwose, ngo ariko abantu barakabije kwikorera ibihimbano byinshi. Abantu bigwirije ibihimbano byinshi. Muri ibyo bihimbano rero byinshi bahimbye harimo n'ubukwe. Mbese ubukwe ntabwo Bibiliya bwemera ko ubukwe, Bibiliya ntibyemera ko nyine uwo muhango ugomba gukorwa mu zero. Bibiliya ubukwe irabwemera, ikavuga ko ari n'ubwera kandi bukwiye kubahwa na buri wese cyane rwose. Yego. Ariko ubukwe bukorerwa mu madini ntabwo ari bwo buri muri Bibiliya, sibwo bugaragara muri Bibiliya. Yego, ubugaragara mu madini nibwo Salomo yagaragaje mu mubwiriza, buri muri byo mu byo abantu bihimbiye babishyira mu madini yabo. Yego, tugiye kureba rero zimwe mu ngero z'ubukwe bwemewe muri Bibiliya. Noneho uhita ureba ugereranya n'ibibera mu madini, nawe urabona ko ari ibihimbano. None se hari ikibazo mbese ngira nonaha nibaza, twari tuzi neza yuko ubukwe bwemewe ari buri abo ba mu madini, aho umukobwa ndetse n'umusore bajya mu rusengero bakarahira imbere y'Imana bagasezerana, ibindi byose ntabwo ari ubukwe mbese muri makenya. None wowe uvuze ko ari ibihimbano, ubwo ngubwo ntugiye kutuzana ibintu bishyashya mu matwi muze? Ntabwo iba ari ibishyashya. Ibyanditswe byera biravuga ngo mubarize inzira za kera, mushakishemo inzira nziza mumare umunyuramo. None rero nimba Bibiliya ivuze ko Imana yaremye umuntu mwiza utunganye, ariko uyu muntu akaba abantu barakabije uko bagwira, barakabije gukora ibihimbano byabo, ayo ni amagambo ya Bibiliya, ntabwo ari ayanjye. Yego. Ahubwo reka nongere dusome andi magambo yo muri Matayo ibice 5. Hanyuma nawe turebe ibyo bikorwa by'ubukwe bwo mu madini n'ibikorwa byo mu bukwe bwo muri Bibiliya. Hanyuma buri wese arareba ubukwe yakoze, arebe nubwo ubukwe yakoreye mu idini, arebe n'ababukoze bwo muri n'ubwakorewe muri Bibiliya, hanyuma agereranya arebe. Matayo 5 umurongo wa 33 haravuga ngo ntukarahire. Kandi mwumvise yuko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ngo ahubwo uzakorera umwami Imana ibyo wayirahiye. 34. Ariko ngeweho we ni Yesu uvuga,
ndababwira kutarahira rwose. Urumva ko hariho no kwihanangiriza. Yego. Abwira abigishwa n'intumwa n'abandi bose bamukurikiye n'abazamukurikira. Ndababwira kutarahira rwose. Naho ryaba ijuru kuko ari ryo ntebe y'Imana. Cyangwa isi kuko ari yo ntebe y'ibirenge byayo. Cyangwa Yerusalemu kuko ari ururembo rw'umwami ukomeye. 36. Kandi ntuzarahire umutwe wawe kuko utabasha kweza agasatsi kamwe cyangwa ngo ukirabuze. 37. Ahubwo ijambo ryanyu bandi rero abankurikiye abakera bo barabwiwe. Iri ryanyu ntabwo ari mu bakera n'iry'abariho ubu ngubu. Urukumva? Ahubwo ijambo ryanyu ijambo ryanyu ribe ye oya ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Urumva uri umukirisitu, uri intumwa ya Yesu, uri umwigishwa we, ukarengaho ukarahira. Urumva aho bituruka? Birivuze ngo iki? Bituruka ku mubi. Bituruka ku mubi. None rero iki gikoresho cyo ku mubi ku bantu biyita abakirisitu cyangwa bitwa abakirisitu mu nsengero mu madini, utarahiye aba ari ikigwari. Kubera yuko aba bapasitoro ngo bahawe inshingano z'ubupasitoro ntibabirahirira. Yego. Ngo bimitse abadiyakoni ntibarahiye. Basezeranyije abantu babakingiye ntibarahiye. Barahira kuko bavuga ngo nge runaka nemeye ko runawe runaka umbera umugore tukazabona iteka byose kuko Imana ibiteganya. None ubu Yesu yasa amagambo yivugiye atohereje n'umuhanuzi cyangwa intumwa. Yego. Urikumva? Aya magambo barafite barayasoma. None se muze ushatse kuvuga ko zirandahiro zose ziba mu bukwe abari nuza izo ndahiro zose zituruka ku muntu nk'uko Bibiliya itubwira. Turi muri gusoma muri Bibiliya. Kandi nicyo cyatuzanye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza no kuvuga ukuri kugira ngo ukuri kubatura abantu kuko abantu barabaswe na bya bihimbano by'abantu. Yego. None nimbo Yesu yivugiye ngo mubimenye mu isezerano rya kera Imana yabujije abantu kurahira izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma. Yego. Urumva? Atariko jewe abankurikiye abigishwa n'intumwa n'abandi mu nkurikira n'abazankurikira. Ndababwira kutarahira rwose abihanangiriza. Ndetse aranabasobanura ati yaba ijuru ntuzahirahire, yaba isi ntuzahirahire, yaba Yerusalemu ntuzahirahire, yaba umutwe wawe ntuzarahirahire. Ahubwo amagambo yanyu abariho ubu ntabwo ari y'abandi bakera. Ajya aba ye oya ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Wa mubi wo muri Edeni, wa mubi woheje Eva akamutereta akamubeshya akamukura ku ijambo ry'Imana akamuteranya n'Imana akagomera Imana. Uwo nguwo rero noneho Yesu arivugiye ati abanjye ndabihanangije ntimukarahire rwose. Nimubikora muzamenye ko biturutse ku mubi. None ibyo bintu ko ari Bibiliya irimo ibivuga, izo ndahiro ntabwo zihari mu idini. Zirahari. Urakoze cyane. Reka tujye mu byanditswe mu itangiriro. Hanyuma se ubwo wenda niba mu byo kuri umaze kutubwira ko ibibera mu bukwe bwo mu madini ari ibihimbano biva ku mubi, ibyaba byemewe Bibiliya yemera nk'ubukwe koko bwa nyabwo Imana yemera bwaba ari ubuhe? Urakoze cyane. Reka dusome mu gitabo cy'itangiriro ku bukwe Imana mu gushyingirwa kwa mbere. Yego. Uremera ko Imana ari yashyingiye Adamu na Eva? Ndabyemera. Urakoze cyane. Yesu yigeze ibarahiza? Nta kurahira kwari kuri. Yigeze ibwira Adamu ngo rahirira umugore? Oya. Kuzabana nawe akaramata? Haba mu bibi cyangwa mu byiza? Yigeze imurahiza? Oya. Umugore yigeze arahirira umugabo? Wapi? Ubwo nibwo bukwe bwa mbere. Bwikoresherejwe n'umuremyi waremye umuntu. Ngaho hadusomere twumva ko havugaho. Urikumva? None rero uyu muremyi utararahije aba bantu ba mbere. Harya uyu muntu barahiza we ninde? Yabikuye he? Kandi na Yesu aho aziye mu isezerano rishya ahubwo aravuga ati no kurahira ntibinemewe.
uri kumva nta mukristo ubyemerewe aho ngaho ushyire ku munzani yego n'udukurikiye nawe ushyireho nta marangamutima ahari nta marangamutima ahari ubugingo kubwinjiramo buhenze kurusha ibindi bikorwa biri inaha kandi kubujyamo ni inyungu z'umuntu niwe uzishima ariko kumera nka Lazaro na Nyamutunzi wagiye ku iherezo ry'akajya kubabazwa na Lazaro wihanganiye imibabaro n'ibibazo akaruhukira mu gituza cya Aburahamu ibyo ni ibintu abantu bagomba guhitamo nta marangamutima haba rero igitabo cy'Itangiriro igice cya 2 turasoma ku murongo wa 21 n'uwa 22 haravuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira imukuramwo urubavu rumwe ihasubiza inyama 22 urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira umuntu iramumushyingira yego urakumva neza imushyira umuntu uyu muntu nawe abonye umugore aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufwa yanjye n'akara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe uri kumva uyu mugore kugira ngo mve ko ari ibintu binakomeye abantu batesha agaciro batanazi ibyo ari byo uyu mugabo n'uyu mugore uyu mugore yakuwe mu mugabo nyamara amaze guhabwa uyu mugabo uyu muntu uri kumva ntabwo yamurahije nta ndahiro yabayemo ahubwo dore icyakurikiyeho umugabo yavuze umutoma abataka nakara ko mu mara yanjye nakagufwa ko mu magufwa yanjye urumva azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo ati si nibyo gusa nicyo gituma umugore azasiga se na nyina cyangwa umugabo agasiga se na nyina akajya kubana n'umugore we cyangwa n'umugabo akaramata uri kumva kubera yuko umva si umugore si Imana ikuye mu mugabo si imumuhaye ariko ahisha agira ihishurirwa wa mugabo nawe arabivuga aravuga ati cyo kizatuma n'umugore ko natwe tuzororoka Imana rero bahisezerano ryo kororoka urumva abakobwa naho ngo tuzabyara bazajya basiga base bagende bajye gushaka uri kumva ntabwo bazajya kurahira none se wenda ko icyo gihe nta bantu bari bahari usibye Adamu na Eva bonyine wenda abashumba batari baza ubu urumva byakagombye gukomeza ubwo ni ukuvuga ngo ushatse kuvuga yuko wenda umuhungu n'umukobwa nibajya bashimana bajya bahita bajyana birangire ubukwe buba burabaye ntabwo ari ibyo none se urumva nyiri umukobwa urumva nyiri umuntu nyiri umukobwa afashe umukobwa aho amukuye ntabwo twemerewe kujya impaka nawe aramumuzaniye aramutanze aramushyingiye noneho uyu muntu nawe arivugiye ati nicyo gituma umukobwa cyangwa umuhungu azasiga se na nyina akajya kubana n'umugore cyangwa n'umukobwa akaramata uri kubyumva kandi nta bandi bantu bari bariho ariko bibaye itegeko ko ari uko bizagenda yego bibaye itegeko ko ari uko bizagenda ko azajya asiga se na nyina akagenda bivuga iki rero ni se na nyina bazashyingira uyu muntu se na nyina bazashyingira umuntu yego nibwo bukwe n'ubw'umuryango none ubwo ushatse kuvuga yuko mariage civile bari abo mu dote nyine bya dote reka tuvuge ko ari dote kugira ngo abantu b'iyi minsi bashe kubyumva neza uvuga ushatse kuvuga ko ari bwo bukwe
imiryango ibiri yumvikanye bagahura bagahana abageni nka kwa kundi biba birangiye ubukwe buba bwabaye. aho tubonye uko umuntu wa mbere yashyingiwe, yego, sibyo? Kandi ntawe ujya impaka, nta n'ushaka ko niba hari uwumva ajya impaka azatera imigeri ku mihunda arebe ko yavuguruza aya magambo. Ariko Bibiliya irabaza ngo wese urinde uri kugisha impaka cyangwa uri gushaka guhinyuza Uwiteka Imana. Yego. Bityo rero niba utemerewe guhinyuza Imana, Imana yakoze ibyayo ishingira uyu mugabo n'umugore, imaze kubashyingira ntabwo yigeze ibarahiza. None ubu ahubwo wakabajije ati se noneho nimba itarabarahije ko aribo bantu ba mbere baremwe n'Imana ikaba nayo bakoreye igikorwa, hanyuma indahiro zavuye he? Tutaragera aho rero, twicumye imbere gatoya tubona Aburahamu. Kumva hagati aho mbere ya Aburahamu tubona ba Loti bafite abagore, ariko ntabwo biri igaragaza iby'ubukwe iby'irongora n'ishyingirwa ryabo. Ariko biraba nk'uko byari bimeze mu gihe cyo kwa Nowa. Iraba ngo bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingirwaga. Bararongoraga. Bivuga rero uko Adamu yabivuze ngo umusore azasiga se na nyina cyangwa umukobwa asiga se na nyina asanga ajye kubana n'umugabo cyangwa n'umugore akaramata, ni ukuvuga ni igikorwa cyakomeje, ni itegeko, ni ibwiriza. Niyo mpamvu rero ni nk'ubuzima bwo kurya no kunywa. Nta muntu utemerewe kurongora, kandi nta muntu wemerewe kuba wenyine. Ariko ibi byo kuba wenyine abantu biyita ngo ni basingo, ngo ni ibiki, cyane igikorwa nacyo gituruka ku mubi. None rero Aburahamu reka ni ugaragara agiye gushyingira umuhungu we Isaka. Kandi Aburahamu uyu ni nawe ukifatwaho icyitegererezo muri Bibiliya kuko azaba sekuruza w'amahanga mu kwizera. Akaba ari naho ijambo riri aha ngaha rivuga ngo ubutegetsi bwose buturuka ku Mana. Ariho rishingiye, ariho ryerekeza. Nubwo abantu babitwara mu bijyanye n'irari ryabo n'ibyo bararikiye. Kuko Aburahamu yari mu Bakarudaya, kandi Bakarudaya bari bafite ubutegetsi bukomeye cyane. Ariko si ubwo butegetsi nabwo bwaturutse ku Mana, irangije ibwira Aburahamu ati haguruka mw'ubuhungu uvemo uzakoreka igihugu kandi uzaba sekuruza w'amahanga. Ntabwo bwari buvuye ku Mana. Urakoze cyane. Reka twikomereze noneho aho twari turi. Aburahamu rero uwo sekuruza wacu mu kwizera, kandi turi kuvuga ibyo kwizera. Agiye gukoresha ubukwe umuhungu we yakuze Isaka. Aravuze ati, abwiye abagaragu bati nimungire muri ba bene wacu, mujye kunsabira y'umukobwa. Urumva? Afasha abagaragu, afasha ibisabisho n'ibindi byo gushyingiranwa, abikubise abagaragu n'indogobe baragiye. Bajya gusaba umukobwa. Iwabo w'umukobwa bahageze, nabo bahita bitegura bakira ubukwe. Buraba nibo bakoreshaga ibidari nk'iby'inaha byakoraga inaha, bubatse ibidari kwa Aburahamu bakana ibidari wabo umukobwa. Bakira ubukwe. Ubukwe burangiye bafata umukobwa nawe bamuha ibirongoranwa. N'abagaragu baramuharagenda. Ubukwe bukoreshwa no kwa Isaka, bukoreshwa n'iwabo wa Rebeka. Urumva ubukwe ubwo ari bwo? Kandi koko hari umupasitori ujemo se? Ntawe. Kandi nanone uzakunde kureba mariage civile, niho n'ubundi inkwano zitangwa. Kandi nanone urabizi ko Bibiliya n'ubundi itegeka umugabo k'umugore we. N'Aburahamu nawe yahaye babagaragu be inkwano, baragenda bazijyana kwa Rebeka. Turi kuvuga iby'ubukwe nyine bwemewe na Bibiliya, tukagaruka tukareba n'ubwemewe n'amadini butemewe na Bibiliya. Yego. Aha rero akaba ari naho muri bya bintu bitatu nigeze kuvugaho bifasha abantu mu idini bidashobora kwinyagambura. Bimeze nk'umutego, nk'urushundura, nk'ingoyi. Ariko ngunezeza Imana azabirokoka, azasohokamo. Imana tugirire neza. Ubukwe burabaye rero n'ubw'umuryango, aho urabyumvise. Twicume gato ku muhungu wa Isaka, ari we Yakobo. Agiye gutendera umukobwa Rasheli. Muri kumva imyaka ingahe yose arayimutendera. Birangije baramuriganya bamuha utari we.
ariko aho abimenye ko atari we arabati bimwankoreye ni ibiki ati niba umushaka nawe ngaho ngera nawe wongera ukora urundi ruharo ararukora urikumva arangije bamuha umugeni umuryango niwe utanga umugeni n'ukora ubukwe aho turi kumwe turavaho rero twimuke ariko nanone wenda abantu bashobora kubyumva nabi ese ko Yakobo yatendeye Rasheli bwa mbere bakamumuriganya bakamuha Leya ubwa kabiri akongera agatendera Rasheli nk'uko yari yamushakaga ubwo Imana se hari ubwo yaba yemera wenda tuvuge kuba washaka abagore benshi nanone hari umuntu ushobora kubyumva gutyo akavuga ati byibuza niba nsabye wa mbere bakamumpa nkaba najya n'ahandi ngasaba n'undi bireme kuko n'ubundi mu ijambo ry'Imana biragaragara yuko byabayeho hari abantu bakwiye kwitondera urukumva hari ibintu abantu bakwiye kwitondera mu bijyanye n'ibyanditswe byera no ku Mana yacu tuvuga urukumva hari amakosa cyangwa hari ibyaha tujya dukora uri kumva Imana ikatwihanganira idashaka ko hari no murimbuka uri kumva icya Aburahamu yakoze ajya kubeshya ko umugore we ari mushiki we cyarakurikiranye uri kumva cyarakurikiranye gituma n'umuhungu w'Isaka nawe abeshya ko umugore nawe atari umugore we urikumva cyarakurikiranye gituma na Yakobo nawe ariganywa arabeshywa cyarakurikiranye gituma ahubwo Yakobo nawe ariganya mukuru we Esawu kirakurikirana Yakobo nawe baramuriganya aho ngaho mu bukwe mu kujya gushaka umugore urikumva yarirengagije ibicumuro bimeze gutyo cyangwa ibyaha bimeze gutyo ntawo kuyibura kuba Yakobo byaramugendekeye kuriya n'ingaruka z'ibyagiye biba bitari byiza natwe rero tuba dukwiriye kwitonda kuko natwe ibyo tubamo n'ibyo tubeshya n'ibyo turimanganyamwo bizagira ingaruka no ku miryango yacu kumva uretse ko kubw'imbabazi z'Imana Imana yabwiye Ezekiyeli iramubwira ati hanurira ubu bwoko bw'Abisirayeli ububwire ko ngiye kugirana isezerano nabo rishyashya ridakurikije irya kera ati guhera ubu rero ntabwo nzongera guhora abana ibyaha bya base na base ntibazongera kuzira ibyaha by'abana babo ahubwo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa Imana itugirire neza niyo mpamvu buriya abantu birirwa baririmba karande nuko bataragera muri Kristo cyane rwose aho ni muri Kristo Yesu aba ari iki ari cyane mu gihe haleluya amen ibya cyera byose bagize gute birashira rwose ariko umuntu akaza ngo arabirukana mu karande bati ni karande bagushyizemo nazibonye abatari bakira Yesu niyo mpamvu bagenda tugeze mu gihe cy'imperuka ubu turi mu gihe cy'imperuka twiyarure reka tuganire iby'imperuka reka mbabwire iby'imperuka reka ndirimbe iby'imperuka ahari mwakumva mukareba ntibiza batungure Yoweri yavuze iby'imperuka Pawulo yavuze iby'imperuka Yesu yavuze iby'imperuka ahari mwakumva mukareba nimuhere mu mwijima uwahanuwe n'ikiyoka yanzoka yo kubwa Eva na Adamu sogokuruza w'abafite imibiri macenga yayo ntiyoroshye kuyavumbura hasi hafi aha keretse uwizeye Yesu akezwa mu maraso gatunga amagambo ye kageza ku mperuka yuzuye ubusabwe bwinshi buryarya burimbura buhiga gatsinsi nongo busohoza ibyahanuwe ku rubyaro rw'uwo mukambwe soma ibyanditswe byera maze ugereranye n'ubuyobe buri ubuni nk'ubwo muri Edeni amacenga
y'iyi nzoka y'uyu munyabugome amayeri amatekinike kuyavumbura si hafi aha keretse wizeye Yesu by'ukuri bihagazemo neza ukaba utunze amagambo yakugwiriyemo ukaba utunganye no mu magambo ye rwose uyahagazemo neza no kwizera umwizeye ku rugero rukwiriye ku rugero rukwiye rubasha kuguhesha imbaraga zo gutsinda ayo mariganya n'ubucenga bw'amabikose. None se muze twe tumaze kubona biriya byitegerezo byagiye bikora ubukwe mu isezerano rya kera, wenda buriya wasanga impamvu babikoraga kuriya kwabaga ari isezerano rya kera. Ese muri cyo nta hantu bigaragaza yuko abashumba cyangwa se abatambyi bo mu matorero bagiye baha umugisha abageni bakabasezeranya? Yego, nari ndimo mvuga iby'ayo macenga y'uyu mugome. Ndacyari no muri rya jambo ry'uko abantu bihimbiye ibintu byinshi. Yego, biri muri ayo macenga yo gucenga abantu babayobya babahagayika imitima kugira ngo abantu bizere bitari ukuri kuri finali bazajye kurimbuka bicuza batagifite igaruriro. Ni muri uru rwego rero mu isezerano rishya tubona ubutumwa bwiza. Tubona Yohana umubatiza nk'intumwa nk'uwategurije Yesu mu kuvuga ubutumwa. Uyu rero Yohana yaje avuga ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, nimutunganye inzira z'Uwiteka mugorora inzira ze. Avuga uburyo ki agasozi n'imisozi bizaringanizwa, aha haruye hagaharirwa, ahadatuwe ahatagendwa hakagendwa, abantu bakabona agakiza. Nibwo butumwa yazanye. Ese bugeze wumva hari umuntu yasezeranyije? Ntawe. Nayango nango tugere mu bukwe bw'Ikana. Yego, ubukwe bw'Ikana batumiyemwe ababyeyi ba Yesu, batumize Mariya na Yosefu. Nabo bajyana abana babo bajyanamo na Yesu. Bataha ubukwe. Wigeze wumva ari ndahiririmo? Ntayi. None se buriya bukwe rero iyo urebye buriya bukwe nabwo ni ubukwe bw'umuryango. Ni imiryango y'abahungu n'abakobwa bakoze ubukwe barashyingira abana babo. Kandi na Bibiliya yuko ivuga ngo mu gihe nkuko mu gihe cyo kwana byari bimeze ngo barashyingirwaga bararongoraga. Abantu barashyingirwa nyine. Ariko ntabwo ari Yohana umubatiza waje kubashyingira, ntabwo ari Yesu waje kubashyingira, nubwo ari n'umuhanuzi, ntabwo ari Pawulo wigeze ubashyingira. Pawulo yagenze mu matorero menshi ayo mu Baroma yo mu Bakorenu, wigeze wumvashyingira abantu? Sibye na Pawulo n'intumwa zindi ntabwo zigeze zibikora. Nibyo nanjye navuze. Ni ukubw'ibyo se wibwiye ko ari iki? Kandi Bibiliya ivuga ko ubukwe bukwiriye kubahwa na bose. Ubukwe ni igikorwa Imana yashyizeho igitegeka umuntu uko yamutegetse kurya no kunywa no gukora ibindi. Uri kumva? Ariko kubera yuko biri mu mugambi w'Imana w'ikiza Imana yakoreye umuntu, Satani araza arakimura, anyaga umuryango akuramwo ubukwe. Ubusayizi ushingiye umukobwa wawe, ufashe umukobwa wawe nanjye mfite umuhungu, tukabashyingira tukabakorera ubukwe. Idini twaba turimo ryava ko twakoze gipagani. Uri kumva neza? Yego. Urumva nibo batanga ubukwe. Mbese muri makenye ubwo ngubwo byaba binyuze mu nzira nyayo muze, kuko byaba binyuze mu nzira nyayo. Mbaye mfite umukobwa nawe ufite umusore tukaza tukabashyingira tukabakorera ubukwe, byaba binyuze mu nzira nyayo, bwaba ari ubukwe koko bweme. None se ko Bibiliya yivuze ko Bibiliya yivuze yuko mu gihe nk'icyano barongoraga bashyingirwaga bakanarongora. Hanyuma ko tutabonye kwa Adamu barahira, ntitubone kwa Aburahamu barahira no kwa Yakobo, ntitubone Ikana barahira, hanyuma mu idini tukabona ubu barahira. Nibyo cyangwa kubura kandi twabonye Yesu abuza abantu kurahira. Ngaho nawe ishyira mu nyurabwenge yawe ubaze n'ibyanditswe, kandi nusenga niba unasenga Imana koko kandi ukabuhamanya n'umwuka w'Imana, siwe muyobozi se? None se nyine nimba Yesu abuza abantu kurahira mu idini bakaba barahiza, ntibavuguruje Yesu se? None se niba Imana yarashyingiye Adamu na Eva ukabubyemera ko bashyingiwe n'Imana, ntibarahize ariyo yabaremye, wowe indahiro wowe warahiye yaturutse he? Yaje ite mu rusengero? Ese ubundi ubwo bukwe bwaje mu rusengero buvuye he?
ko ubukwe bwari mu muryango. Ibyo byose rero ni amacenga. Reba icyo byabyaye ko abantu bagundiriwe mu itorero babatiwemo bakeneye kubaturwa rero bamenye ukuri. Niyo mpamvu tuvuga ibi, turi abagabo bo kubihamya. None bivuge wenda hari ibibazo bikunda kuba mu miryango, ugasanga umusore yakunze wenda nk'umukobwa wo mu muryango runaka, ariko ugasanga bitewe n'ibyo abanyarwanda benshi cyane, reka mvuge mu Rwanda kuko niho nzi, wenda ugasanga bamwe hari ibintu bagenderaho bavuga ngo ahangaha bitewe n'uko ari ubwoko runaka n'ubwoko runaka ntabwo twashingira umugeni wacu hariya hantu. Muzehe, wenda tuvuge bamaze gukunda nabo bemeranyijwe yuko bagomba gukora ubukwe, ese imiryango bikaba ngombwa yuko wenda ku mukobwa cyangwa se ku muhungu bangaye wenda gushyingira uwo musore bakundanye n'uwo mukobwa, bivuga yuko uko byagenda kose abo bana baramutse bavuze ati twebwe urukundo rwacu ntabwo twakwemera yuko wenda impamvu z'imiryango zibizamo bigatuma tutabana, ntibabashyingiye, bivuga ko nta bukwe baba buhabaye. Nubwo ibyo bitanganya imbaraga n'ibyo twavugaga, ariko nanone ni mu bukwe nanone tugomba kubyitaho. Yego, kandi nari ntarasoza aho twari tugeze. Ariko ibyo bintu byo mu miryango kuba hari umuntu wakwanga gushyingira undi muryango, ibyo ntacyo Bibiliya ibivugaho. Kandi dukwiriye yewe biriyinshyiriraho umupaka. Hari amagambo ambwira ngo ndagendeka gutekereza ibirenze ibyanditswe. Kubw'ibyo rero ibyo ntacyo Bibiliya ibivugaho, nta mpamvu yo kubitekerezaho cyane. Impamvu nari nkubajije icyo kibazo nuko ntago biri mu bapagani gusa, nyine usanga no mu bakristo ibyo bintu birimo. Ugasanga wenda umuntu wenda ni nk'umushumba runaka afite umukobwa, ariko akavuga ati ngewe uriya ntabwo namushyingira umwana wanjye. Nkibaza ngo mbese abo bantu bamaze kwemeranywa, umukobwa ndetse n'umuhungu bakemeranywa, ariko bikaba imbogamizi z'abo babyeyi babyitambikamo, bo bagafata umwanzuro bakavuga ati twebwe n'ubwo bwose ababyeyi batadushyigikiye tugiye kubana, icyo gihe ntabwo bwaba ari ubukwe. Ubwo nagira ngo nkubwire igihari ni uko mu itorero ibintu bifite uko bikorwa rya Kristo. Yego, urumva hakaba n'ubundi buzima bwo hanze y'itorero. Urumva ibi rero jewe ndi kubivuga nitwaje Bibiliya kubera yuko ari ibireba ubuzima bwa gikristo. Yego, nimba rero aba bakristo bo madini baratakaje umuyobozi nk'umwuka wera wo kubagira inama no kubayobora, nta kindi bazakora gitunganye. Yego, ubu nagira ngo nkubwire, iyo bagiye kurahiza abakristo babo babarahiza baba ngo twabikoreye imbere y'Imana. Yego, nyamara amagambo twasomye yo muri Matayo ibice 5 umurongo wa 33 kugeza 37, Yesu arabuza abantu kurahira. Imana irabuza umukristo kurahira. None bo barahije umukristo bamushyingira imbere y'Imana. Barahije umupasitoro ngo amuhe insingano zo kuyikorera imbere y'Imana n'umudiyakoni. Ubwo si ibyo bintu urumva bijyana? Ntabwo bijyana. Iyi Imana sirivuguruza. Wapi? Aho rero niho ngira ngo aba bakristo bo muri ADEPR n'abandi bumva bashaka ubugingo bakanguke, bahumuke, basenga Imana ibahe umwuka wo guhishurirwa n'uw'ubwenge, atari ubw'isi, ubwenge bw'ijuru kandi irabutanga. Babashe kumenya ubu bukwe ubwo ari bwo. None se kureba amadini yanyaze umuryango abana babo, nari nkubwiye ni jye nawe dushingiye abana bacu tukabahesha umugisha, bana bakambara amakaruvati, abakenyera bagakenyera, tugakora ikidari wawe n'iwacu iwanjye bakagikora, tugatumira inshuti n'abavandimwe. Ukansaba umugeni nkamuguha cyangwa se nanjye nkamuguha cyane. Ubwo abana bacu bagenda tukabashingira tukabahesha umugisha. Urumva ubwo impamvu turi kuvuga ibyo mu idini, ntabwo dushaka kuvuga ibya Kayizari kuko turi abaturage nk'abandi mu gihugu. Uri kumva? Kandi ntituri buhave ngo tujye ahandi. Ni ukuvuga ngo ubwo hagira ugira ikibazo atese no mu murenge
ibyo mu murenge n'ibyo kwa Kayizari urumva kandi Kayizari avuze ngo tumuhibye ariko reba aba bantu bavuga ngo twabasezeranyije twabarahije imbere y'Imana iyi Mana babarahijeho nta nubwo ishoboye kubagira inama zo kubana mu rugo nta nubwo ishoboye kubagira inama zo kwihanganirana kandi barahiriye imbere yayo iyi Mana rero yo mu nsengero n'amadini ndayikemanga iyi barahiriraho Imana yere igakiranuka yaremye isi n'ijuru igakunda bari mu isi bose yose igatanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho yabujije abakirisitu n'abayikunda kurahira niyo mpamvu ubukwe rero uri kumva ku bakirisitu bafite umwuka wera iyo batirukana umwuka wera batirukana umwuka wera mu bukwe bwakabaye hariya mu kidare niba bavuye mu murenge irumva bagakwiye kuza bajya mu kidare mu miryango bakambikana impeta ababyeyi bakabambika impeta bakabahesha umugisha bakajya kubaka urugo uri kumva hari ikindi kintu gikomeye utaruzi mu b'icyo bijyana uribaza ikibazo gihari gikomeye uribaza ukuntu badashobora no gushyingira umuntu wayobotse iryo dini atazanye ngo amasezerano yo mu murenge uri kubyumva bisigaye ariko bimeze se none adeperi yagushyingira utazanye icyemezo cy'uko wasezeranye mu murenge ariko ntabwo byakunda tega amatwi rero wumve ya macenga naririmbyeho yo mu gihe cy'imperuka urumva kandi akaba ari naho ubwenge buba buri ibintu ntabwo ari imikino ubugingo burahenze ese iyo ubona abakire bafite amafaranga yabo ukabona arakora korotire y'igipangu nk'iki uri kumva yarangiza akabona ntigihagije akazana imbwa akabona nayo ntihagije akazana abazamu akabona abazamu ntibahagije akazana abasekirite agashyiraho na za kamera akabona nabo ntibahagije agashyiraho kamera akabona nabyo ntibihagije akabona bazana abapolisi cyangwa abasirikare uri kubyumva neza ngo barinde ubutunzi bwabo nuko rero umukristo nawe akwiriye kurinda ubugingo bwe nuko akwiriye kuba maso agenzura buri kantu kose none ni kubera iki Imana yivugiye mu ijambo ryayo ngo nicyo gituma umusore cyangwa umukobwa azasigasiranyira akabana n'umugore w'akaramata kandi ngo ntawe ukwiye gutandukanya icyo Imana yafatanyije none kuki mu murenge basezeranye uyu muntu barangiza bagiranye ibibazo habaye ibibazo bakajya kubatandukanya iri torero byanze gushyingira batazanye amasezerano mu murenge kuki ritajya rinamenyeshwa ko ba bantu bagiye gutandukana kandi iryo rivuga ko rikorera Imana yavuze yuko icyo Imana ifatanyije ntawe ugitandukanye nuko Kayizari we yemera gutandukana ariko mu madini ntabwo babyemera ariko Kayizari arusha imbaraga Imana yo mu rusengero kubera yuko ni ukuvuga ngo nimba iri dini ridashobora gusezeranya umuntu atazanye amasezerano yo mu murenge noneho kandi umurenge wo ukiruka ugatanya aba bantu barumva bo mu idini kandi bo baravuze bati icyo Imana afatanyije basomye n'ayo magambo ngo ntawe ukwiye kugitandukanya uri kumva noneho rero bo babatandukanyije batanakibamenyesheje kandi nabo birakunze nta nubwo bashobora kuvuga ati twebwe nubwo mubatandukanyije ntabwo tubatandukanye kandi bagakomeza gusenga aho se urabyumva basenga batanasenga igikuru nuko basomye ngo icyo Imana afatanyije ntawe ugitandukanyije ariko kubera ko babikoze mu kinyoma babeshyera Imana ko barahiye Imana yabujije kurahira bo barahiye bava ko barahira imbere y'Imana dore na leta irabatanyije kandi bo nta jambo babifiteho wasakora kumvise yego ni ukuvuga ngo ushatse kuvuga yuko byibuza niba abantu bavuye mu mategeko bakajya mu miryango bagahana abageni niyo batajya mu nsengero ngo bajye gukora iriya mariage religieuse nyine zo byo mu nsengero byaba bibaye ubukwe buba bwarangiye mu myaka yawe ufite mikeya n'ubumenyi bwawe ufite bwinshi yego wumvise ibi bintu byaraje mu nsengero ryari ntago nzi igihe byatangire nanjye ntago ibyo ubwo bushakashatsi sinigeze mbukora nari nzi ko koko nyine buriya mariage nyine icyo kinota ahantu ubukwe bw'aberikana ntabwo biri twereka ko bwabaye mu rusengero bwabaye mu muryango yari mu muryango uri kumva neza ndabyumva yego icya kabiri intumwa n'abigishwa bose n'abandi bose na Yesu
nta muntu bigeze bashyingira, uri kumva, kubera ko ni ubuzima nko kurya no kunywa, kuko n'abatari abantu nubwo bitakoresha gushyingirwa ariko n'ibindi biremwa byose birororoka, urumva. Igihari ni ukubaha umurongo Imana yashyizeho, azasiga se na nyina abane n'umugore cyangwa n'umugabo w'akaramata, ntawemerewe gutana. None ko ubu batana, kandi abatana ari abo barahiye imbere y'Imana, ngo barahiriye imbere y'Imana, question mark, hari ikibazo. Kwiriye rero ubyumva nawe turi kumwe hano, nawe ukajya ubitekerezaho, ukamenya ngo ubukwe bwa Bibiliya, uri kumva, ni ubukwe bwo mu muryango. Ibindi byo mu idini no mu rusengero uzambarize nanjye numenye igihe byinjiriyemo, byemerewe kujyamwo bivuye mu muryango, kugeza aho ababyeyi bashyingira abana babo bikitwa igipagani, aribo babibyariye. Hari nabo bagiye gusenga basaba abana, kuba babonye bibaruhije, uri kumva, kuba babonye bitanaruhije aribo birirwa bagoka babashakira ibyo kurya no kunywa no kugira gute, ariko bashyingira abana babo ngo ni igipagani, ngo kuko ngo idini ritajemo. Iri dini ryaje ryari? Izindi ryajanywe n'iki? Ko tuzi itorero rya Kristo cyarizanye n'iherezo ryaryo ko rizazamuka kandi abaririmo ko bazagenda. Iri dini rizajya he kumpera n'imperuka? Ibi bantu birwa babeshya abandi ngo mu madini yose harimo umugeni, ngo harimo umugeni. Nta mugeni uri mu madini, ahubwo mu madini hazavamo umugeni. Ese ubwo iryo jambo raryumvise? Nitandukana uraryumva? Impamvu rero nta mugeni urimo. Wigeze ubu mu Gatolika? Wapi? Hayo mu Presbyterienne mu Presbyterienne bo kwa Bwana Honore. Yego. Iremera Rukoma. Cyane rwose. Kuki utashoboye kuberamo umugeni ngo komeze kuberamo umugeni? Narahamagawe Imana inyoni yantamara ADPR ikiri nzima. Urakoze rero. Nuko bijya bigenda. Rya jambo rivuga ngo icyakora unezeza Imana azamurokoka wa mugore ufite bya bindi byose bifata abantu bikabagundira, azamurokoka. Nuko Imana rero, nuko Imana yahuye, nuko Pawulo yahuye na Yesu, yarangiza ntiyasubira mu idini, kuko nta bugeni bwari mu idini, ariko Pawulo yavuye mu idini abo mugeni. Ahubwo n'igitangaje nuko muri buriya bukwe bw'Ikana hari abatambyi bakuru bari bahari, na bano bakuru bo mu madini si batumiwe nk'abaturage banditse, ntago bigeze tubona basezeranya abo bageni bari bahari. Ese ubundi mu rusengero rwa Yerusalemu bigeze wumva habamwo gusezeranya abantu? Ntabwo ko bwigeze buberamo wenda ngo basezeranye mu rusengero. Narimvuze ijambo sinzi niba waryumvise, narimvuze ngo Pawulo ahuye na Kristo ntabwo yasubiye mu idini, uri kumva, kubera yuko yamenye ko nta mugeni uri mu idini, ahubwo yabaye umugeni w'ukuri. N'ubundi rero mu madini nta mugeni urimo, ariko hazavamo umugeni, kuko uzahura na Kristo azavamo amere nka Pawulo. Ayo ni amagambo ya Bibiliya. Ndagushimiye cyane rero muzehe kuko tuganirije, ngaho gira inama abantu muri rusange, abasore n'abakobwa ndetse n'indi miryango yose ikunda kumva yuko ubukwe ngo bugomba kubera mu madini hirya no hino, bagakora biranye n'iriya mihango yose no kurahira. Ni iki wababwira nk'umuntu wasomye ijambo ry'Imana agasobanukirwa? Gira inama utanga. Icyo nababwira ni uko Bibiliya yatubwiye ngo tubaririze mu nzira za kera, dushakisha inzira nziza iri tubare ducamo. Nabo nababwira ngo icya mbere babashe kumenya ukuri, babaturwe ku bubata bafite bw'idini. Nibamara kubaturwa n'idini bacitse imigozi yaryo, icyo gukora kiroroshye. Bazemerera umwuka w'Imana, bagende bashyingirwe n'ababyeyi babo, kandi ababyeyi niba bashyingira bazanabagira inama, bazajya babashyingira n'imiryango bazi, uri kumva. None se nawe umuntu umuhuriye mu idini no muri korari, ibabo ni abapfumu, abandi ni abanyabitega, abandi ni babandi utamenya, ibintu utamenya, muhuriyeho ngo mugiye kubikorera imbere y'Imana. Ariko nimwemerera ababyeyi, ntabwo umubyeyi azemera kuroha umwana we, azabanza kurikirana wanagiye gushyingira umwana we, amenya amakuru. Ibyo ni mu buzima busanzwe, ariko kubw'umwuka we, umwuka urabizi neza, urumva.
Bibiliya avuga ngo ese ngo wabwirwa n'iki ko umugore wawe atazakizwa kubw'umugabo wawe cyangwa umugabo wawe atazakizwa kubw'uwawe wa mugore we. Ubwo ni mu bukristo. Inama nabagira rero nuko babanza bagacika iyi ngoyi. Iyi ngoyi babasi baboshye. Uyu mugore umwe urusha urupfukurura. Nibamara kumucika nibanezeza Imana bakamucika icyo gukora bazakimenya. Ko na Paulo arivugira ati nkimara guhura na Kristo sinigeze mbanza kujya i Yerusalemu kureba ngo kubaza abambanjirije kuba intumwa. Uri kumva? Atabwo nakomeje ngimerito n'ahandi hose. N'abandi rero ni babanze bamenye icyo bari gukurikira icyo ari cyo. Aya madini yaje ati ko aya madini ari kwica ubugingo. Ese niwe yica ubugingo akaba abeshya abantu yuko abajyana mu bugingo. Ni ya macenga naririmbye muri ya ndirimbo y'igihe cy'imperuka. Abantu rero ni babanze babaturwe kuko amadini abasa abantu. Imana tugirire neza. Urakoze cyane, reka nguhe umwanya hanyuma udusoreze usenga. Usengera abantu bose bari bakurikiranye kino kiganiro, karibu no gusenga. Yego. Uwiteka Imana atugirire neza, Uwiteka Imana aduhane umugisha n'abadukurikiye bose, kandi Uwiteka Imana adukomeze mu mbaraga ze z'umwuka wera no mu bushobozi bwe bwinshi, kandi ijambo rye rijye riba muri twe rigwiriye, ntitukavuga ibyacu ahubwo tujye tuvuga iby'iryo jambo. Imana rero itugirire neza. Turagushimye Uwiteka Mana Nyiringabo kubwo kugira neza kwawe. Wabanye natwe mu ijambo ryawe, turabigushimiye, izina ryawe rihimbaza. Turakwinginze ngo abakurikiye iyi cano bakumva ubutumwa bwiza n'amagambo tuvugiyeho, ayajyanye n'ubukwe, arayajyanye ubukwe bwo mu mibereho y'abantu waremye n'ububera mu madini. Tubonye neza yuko umugaragu wawe Salomo ngo yabonye wararemye umuntu utunganye, ariko abona ngo abantu bakabije kwiremera ibihimbano byinshi. Nuko nguko birahari biruzuye, ariko turagusabye umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa kugira ngo tujye tubasha kubimenya no kubisobanukirwa, tumenye nuko twirinda kandi nuko duhagara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ngaho rero komeza uyu mugaragu wawe iry'ukuri wo kuriyica n'iry'ukuri n'umuryango we ubakomeze mu biganza byawe, n'umuryango wanjye nawe ukomeze mu biganza byawe, kandi uduhane umugisha n'abera bose. Ubwo ugenderera abandi natwe ntudusige, kandi cyaduha tukagira imitima ikomeye kandi ikomereye mu ijambo ryawe. Icyaduha tukakugiraho umugisha, tukazagira iherezo ryiza dukomereye mu ijambo ryawe. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe, amahoro abe mu bo wishimira. Dusabiye umugisha bumva bose n'abareba ubu butumwa, kugira ngo nabo tuzahananwe gakondo muri cya gihe cy'ubwami ubwo uzaba uje guhemba no guhana. Dore abantu muri iyi minsi bari gukorera ibihembo rwose ibyabo bakabibona, ariko icyaduha twebwe tugakora nk'abazahembwa kuri wa munsi, kandi tukakora vuba nk'aho ejo wa mubare wo mu itorero uzaba wuzuye, natwe tukazaba turi muri uwo mubare hamwe n'abatwumva bose, tukazahanwa umugisha n'ijuru kuko Imana igira neza. Urakoze Mana, dusabye bityo ukaduha byinshi kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.